Ikipe ya Rayon Sports yasubiye ku ivuko i Nyanza. Ni mu rwego rwo kwizihiza imyaka 125 umujyi wa Nyanza uriho. Muri urwo rwego ikipe ya Rayon Sports iri bukinane n'umukino wa gishuti ikipe ya Mukura FC nayo yo mu majyepfo. Tugiye kumvira hamwe uburyo abatuye i Nyanza biteguye uyu munsi ndetse n'umuyobozi wa Nyanza icyo abivugaho. N'icyo gitaramo ariko n'ibiganiro bigaragaza amateka y'uko Nyanza habayeho nuko nahigeze. Sibyo ko tuvuga ngo Rayon Sports niho yavukiye niho yabaye kandi abantu b'Abanyanyanza benshi bazi n'uburyo bayitabiraga. Buriya mu mateka Rayon Sports ntayagiyemo cyane, ariko abenshi mu babaye abakinnyi bakomeye ba Rayon Sports wasangaga ari abantu bavuka hano ubwaho cyangwa se hano hafi. Ibyo rero byatumye n'ubundi abantu bakomeza gukunda umukino ari football ariko n'indi mikino. Uyu munsi dufite imikino inyuranye, dufite volleyball, dufite basketball mu bigo by'amashuri, dufite ikipe ya Nyanza FC nk'ikipe ibarizwa mu karere ka Nyanza. Amakipe y'amashuri nayo ni amakipe agera kure mu marushanwa. Nanabibutsa ko mu marushanwa y'umurenge Kagame Cup, ikipe y'umurenge wa Busasamana muri Nyanza muri volleyball yageze ku cyiciro cya nyuma, iba ni iya gatatu mu rwego rw'igihugu. Numva rero byose numva ko tugenda hariho duhurira. Rero turita cyane kuri siporo, tuba tumaze iminsi dushaka uburyo tuzamura ibikorwa remezo bya siporo. Abafatanyabikorwa dufite uyu munsi turashaka uburyo twazazamura ibikorwa remezo. Ibikorwa byose tubikora dufatanyije n'abafatanyabikorwa, nuko nk'igihe nari umufatanyabikorwa ariko na Rayon Sports n'umufatanyabikorwa w'akarere ka Nyanza. Turi mu bayifasha mu mibereho nubwo tutayiha ibintu bihambaye, ariko icyo tuyiha tuyizi ko hari icyo kibafasha, amafaranga tubagenera, ariko natwe hari icyo dukuramo gikomeye. Ikintu cyitwa ubukangurambaga cyane cyane mu bikorwa binyuranye, aho tubakenera hose turabifashisha kandi bakaza bakatwitabira. Iyo dukeneye gukora ubukangurambaga tuvuge kuri ku nda ziterwa abangavu, kurwanya inda ziterwa abangavu, ahanini dukunze gukora ibikorwa by'ubukangurambaga bifite ireme rikomeye mu karere ka Nyanza. Niba tuvuga tuti cyane mu gihugu hose, niba tuvuga tuti turabona inda ziterwa abangavu zigenda ziyongera. Icyo gihe kugira ngo tubashe gukurura urwo rubyiruko arirwo rufite icyo kibazo, uburyo urubyiruko ntushobora gupfa kubwasa ngo rwitabire, ugomba kugira n'icyo uheraho. Icyo gihe rero iteka stade yacu iba ntoya, twahamagaye Rayon Sports kugira ngo dutange ubwo butumwa. Kandi icyiza cyabyo ntabwo ubutumwa burangirira gusigara aho ngaho, kuko turanabibona no mu bikurikiraho ubona ko ubutumwa bwageze ku bantu, kuko ubibonera mu buryo ibintu bigenda bihinduka mu byo tuba twatanzeho ubutumwa. Rero tubona dufitemo inyungu ikomeye mu mikoranire na Rayon Sports, kubera ko ubwo butumwa turabutanga bukagira agaciro. Ariko kandi buriya Rayon Sports iyo yaje, amahoteli aruzura, amabara aruzura, amaresitora aruzura, kugeza no ku banyonzi. Ubu rero ni ikindi n'indi nyungu twunguka nk'abantu batuye mu mujyi wa Nyanza, batuye hano hafi, kubera ko Rayon Sports yaje ubucuruzi buri. Wakoze kubana nanjye, niba bagiye gukanda like, subscribe, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi